Imbwa ni ikintu cy'ingenzi Zotrap yagaragaje mu ndirimbo ye, ni ukuvuga ngo umwuga w'uburaperi akora Zotrap yakomeje agaruka cyane ku mbwa, ariko abasesenguzi bashatse kuba basesengura ibyo yashakaga kumvikanisha, ariko bamwe dore ibyo bagiye bagarukaho. Hari abavuga ko Zotrap ari we mbwa, hari n'abandi bavuga ko Zotrap ari we wamukaga nanone, ku ngingo yashakaga kuba yagaragaza rero ni uko ububwa bwe bwabashije kuba bwagaragara, kandi umugereranije n'izi mbwa urimo kubona hano ziri iruhande rwe, n'igihagararo cye n'uburyo ateye n'uburyo afite igitsure cy'umujinya, nawe biragaragara ko ashobora kuba ari mu mbwa ngenzi zazo. Ikindi kintu cy'ingenzi tuzi ku mbwa ni uko burya imbwa iba inshuti ya sebuja wayo. Ikindi nanone rero Zotrap twamugarukaho ni uko afite imbwa buriya atunze, kuko niyo mpamvu yaririmbye imbwa. Nta na rimwe rero umuntu ubana n'imbwa yabura kuba nawe ari imbwa, kuko ni ukuvuga ngo hari imbwa imoka, hari n'imbwa nyine itunze indi mbwa. Muri rusange rero nta kindi yashakaga kumvikanisha ni ububwa, ni ububwa bw'imbwa, ariko nyine harimo n'ububwa